Saza. Yo brother. Nagutindise? Aya nta kibazo me. Nta kibazo kabisa. Yes, ko dukurikira kamabwire ngo mukomeze muhabwe ikaze, murabizi yuko ntago tugitanga karibu kwa ko ni ikiganiro mukunda mukurikira tugomba kohereza ko tutima mwifuza. Umusaza rero mugezeho, the big man in the building. Bimeze bite? Good. Amfoma? Yeah. Iza ko nagutindi. Aya nta kibazo me. Nose rero turimo kurelaxinga. Marshali aba yaje kota kazuba nk'abakire bose hano. Abakire bose. Ariko nanjye wabonye ko nta kibazo nifite. Awe meze neza. Emma, ibyo ni ishyari. Kantu kari ubwenge wa. Urimo kugubita ko, urimo kugurisha muri Robit. Yeah. Hari rero tugeze Winners ni shop nini cyane ifite n'ibyicaro byinshi urabizi ko za Winners ziri no muri Ottawa. So ziri hose kabisa Winners na nicyo kiza cyane abantu kuna bibi byinshi cyane bya make. Urabona ngaha rero ngaha rwose muri Dundas Square. Uretse gatoya. Kamanzi 2 3 4 5 6 7 8 9 ndashyiraho ibihumbi ndashyira amadolari 400. Ntago murimo kubibona. Okay, zana seza. No for real ntago ngweshye. Ndashyiraho. Gende nukambyere hariya. Ugiye kumanuka umanuka ifa hariya hepfo. Udahagaze. Sasa rero no dore makaritsiye. Dore. Ariko ifaranga rikora akazi we. Ni gutyo. Ore naha rwose ino ni Toronto. Ahantu ntibajya bakina filime. Iyo barakina amafilime menshi. Buriya amafilime menshi cyane ya Hollywood ubona bavuga ati n'abanyamerika USA. Akenshi cyane bazishutingira hano. Hano muri Toronto barazishutinga bashutingira amafilime hano menshi cyane ashoboka. Ngo bafunga n'imihanda. Bafunga imihanda rwose hari igihe ko na kera nabaga hano urabizi. So hari igihe rwose nabaga ndi nko gukora cyo kubona barafunze. Hari igihe bigeze gushutinga nuza Spider-Man. Yego. Abantu bahita bafunga imihanda. Spider-Man nayo yashutinga. Harimo parties imwe kabisa bashutinga hano. Harimo amafilime menshi cyane bakunda bakorera hano. Filime yitwa Suit ni TV show. Suit. Yego. Suit yakorewe muri Toronto. N'abantu ngaya 1 2 3 4. Ayo mafaranga manuka ndashyiraho dore ngaya amadolari y'amanyakanada. Urabona iriya nuza iriya modoka ciyo go iriya ni go train ni gari ya moshi kabisa. Iriya nayo ijya mu ndende ahantu hatandukanye ni hanini nini cyane. Iki ni ikiraro. Iki ni ikiraro ngo hari imodoka zica hejuru zica hasi muri handa wa gari ya moshi. That's ngiyi rero Toronto yawe. Hari igihe u Rwanda ruzarumeze gutya. Nibyo. Hari igihe u Rwanda ruzarumeze gutya my friend. Man. Reka twikomereze imihanda ya Toronto. Toronto ni nini uvuze ngo ugiye gutembera turagerageza ariko ntago twarangiza byose. Ariko twumvikane nubwo birimo kugenda bwiramo ntitugende tutageze kuri bwa bwato. Ahandi baparika. Hano n'abantu bari hasi. Dore shawe turebe hahandi. Nyabugogo handi baparitse amataxi nyine. Ubu n'ubwato gusa. Kandi abantu bafite ubwato burari private nyine bwa. Buriya n'ubwabo n'ubwato bw'abantu. Nkuko umuntu aparika imodoka. No cyane. Share, comment, like, and subscribe on Emmalito TV. Yo, brother. Big man. Fresh. So, rero abantu benshi bagenda babona tubabwira ibintu byinshi bitandukanye. None uyu munsi rero tugiye kujya aho bita Toronto. Tudatinze rwose tubabwire ngo uyu munsi tubafite icyo bita gutembera umujyi wa Toronto. Nk'ukuntu babidusabye tugiye kubibaha. Yeah, of course. My name is Emmalito, alongside the one and only Marshall in the place. Twende kazi usiene mbali, lazima utapata chenye nataka. Ariko tutavugana Igiswahili abantu. Ariko Igiswahili zaje kiyigisha. Cyangwa ndacyumva cyose. Ariko dushobora kuvuga uvuga ngo content dusigaye dukora isigaye ifata mu mahanga in international, East Africa, Africa hose. Twabwiye ko ari n'igihe tuzatangira guhindura indimi tukaza dukoresha zimwe Icyongereza cyangwa se Igifaransa. Igifaransa ntago ndi mwiza cyane nzajya ngufasha nitugera ku Gifaransa nzajya ngufasha. So Masha uyu munsi turatembera he? Ubu rero ukuntu tugiye kubigenza twagenda dufilma. Tugiye guhagurukira muri Ottawa nkuko mubibona Ottawa. Tugiye guhaguruka hano tugende tubereka inzira mpaka tugeze Toronto. Dufilme Toronto downtown tubereke amaparike meza hari ibintu byinshi cyane byiza kabisa hari ku mazi hari
Oh my gosh, like ndashaka kugira ngo tuze kujya hari ahantu najyaga numva ngo bita ngo ni bari Zanzibar, navuga se Zanzibar muri Toronto. oh man, Zanzibar man, Noazi ndazi no Zanzibar man, nashaka ikintu duhisha no seriously Zanzibar nubwo nyine utabizi ubwo ko ni Zanzibar uretse wibona twaca tuzafilma nyine ariko ntabwo tuzinjiramo kuko ntabwo ari Zanzibar nk'uko nuko ugiye kuruhukira ngo kuri plage. No, Zanzibar ni n'ahantu strip club man. nibazaga impamvu Marishari barimo bavuga ngo Zanzibar no byancanze ariko ntacyo tuzahareba ntabwo kuhabereka duca burya go henshi niba ni ngo square what numvise hari Danda Square ni nziza byatana ahantu kabisa muri Toronto iyo wageze abantu benshi niho bifotoreza urabona ko New York igeze New York ugomba kujya kuri Times Square no sasa natwe Toronto hari Danda Square. Okay, aho se turaza kuhanyura turaza kujya no mu quartier turabereka uyu munsi turakoresha drone. Uyu munsi turakoresha drone amashusho arameze neza cyane nuvuga ngo tuzajya dukora amashusho turimo gutembera na drone iri hejuru irimo kujya tugenda inyuma. Exactly, turabereka ibintu byinshi bitandukanye usiene mbali utapata chenye nataka Emmalito masho tukapa kugira ngo tugushimishe ibintu bijyane neza cyane. Share, comment, like and subscribe on Emmalito TV. So Emma urabibona ariko nawe hari abantu urabona kuntu ino highway ingana ubona hari umuntu ushobora kwita ubona zino etaje tugiye gutangira gusatira akabati twagezeyo turacyari mu muhanda urabibona turacyari mu muhanda kabisa. no kuvuga rero ngo turagenda tubereka ahantu henshi hagiye hatandukanye. Uyu munsi turaza gusura umujyi wa Toronto tuzenguruke wose umeze ariko bino byapa bigiye byanditseho sinzi ukuntu bigenda byerekana umuhanda bigenda byerekana tuvuge nimba hari nk'ahantu habaye accident cyangwa nimba hari exit yanze bafunze yani byo bigenda bibyereka biriya bikamyo rwo ntujye wumva se abantu batwara amakamyo bavuga ati bakora amafaranga menshi cyane muri Canada cyangwa muri US ni bariya rero ibyo bikamyo ewana buriya ni abatipe baba bazitwaye ariko uzi ko neza ko bino bikamyo biba biri bugende wenda mu ntara nyine ahantu kure ntabwo neza ko bijya mu mujyi biragenda buriya biba biciye mu mujyi bijya mu wundi. So hari bimwe bijya muri US sinzi nimba hari ibyo twaciyeho kare twajya bisa nk'ibijya nko ku mupaka kuri US biba bigiye muri US ibindi byo bigenda mu ma province atandukanye kuko uno muhanda ni munini cyane pe bawita highway 401 ni umuhanda munini uzwi cyane pe ariko numvishe ngo Canada niyo ifite highway nini ku isi ngo ifite imihanda myinshi buretse uribuze kubona n'uyu muhanda mu kanya urabona amarene agera muri 10 nangahe muri 16 se mu kanya urete wibona twenda kugera muri downtown twenda kugera gusatira Toronto neza. Okay, tugiye kujya muri Toronto baze kunyanganira uyu munsi ijwi ryahindutse ariko nuko hari ubukonje haraza ubukonje hatangiye gukonja ni cya kirere cyacu gihora gihinduka I know nko hano ndabona ikirere gisa nkaho cyijimye mu kanya kirongera ukabona izuba riraje sinzi nibyo ariko niyo mpamvu erega wibuke ko tuba tunatwaye n'amasaha kuva muri Ottawa tujya Toronto ubundi ni amasaha hafi 5. By the way abantu banabimenye ntabwo twashoboye rwose kugira ngo tubereke aho twahereye uko twahagurutse ibintu byose twagerageje kugira ngo tugire aho dutangirira nyine kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uko mugenda muri imihanda turaza gukoresha drone babimenye nibyo kuko hari ahantu tugenda dufata amashusho mukabona nka gutyo turimo kubereka ariko drone nayo irimo gukora akazi kayo. Yego turaza gufata drone amashusho tugire tubereka ahantu henshi hatandukanye ariko tuze kugira n'akantu k'akajuru dufata nyine turebe ukuntu haba hameze tujye mu mujyi ari nka nijoro nta kibazo pe nose ko twiyemeje kubereka bose ko kubereka Toronto burya hari ahantu heza buretse tubizo kubibona ahantu tuza gufata nka nijoro burya twajye nk'ahantu hafi y'amazi. Yego hari aho bigeze kumbwira ngo niba ngo haba hari ubwato urana za taxi zanye mu bwo kuntu umuntu yaziparitse zicocekanye dastro turibuze kugeraho kabisa turibuze kugeraho tubirobereke nabyo imihanda turacyayigenda mbabwira yuko uyu ni masho utwaye gusa
wenda kugira ngo abantu banabisobanukirwe neza dufite imodoka zitandukanye hari abo turi kumwe batwaye bafite nk'iyanjye nayitanze nibona twariye amashari ariko nitugera mu mujyi turaza kujya mu modoka zitandukanye ya kamera kujya dufate hose tutangatange tutangatange hose turagenda tubereka uyu munsi nitwara neza urarya n'ayanjye buriya se hari akantu ushobora kuza kuntu hari ahantu ushaka ko tuza kujya sinzi urabona ari amapaka bajya bagira abantu bicaramo aho baruhuka kandi ni nyinshi cyane muri Toronto yego na Ottawa turazigira ariko Toronto nayo usanga bafite udupaka twiza cyane pe ubu ntitwatanye gusatira umujyi se ubu turi hafi ntabwo twawusatira turacyaburaho ibirometero kabisa ariko ugereranyije n'ibyo tumaze gukora rero twenda kuwusatira niko nabivuga hari ahantu numvishe ngo bita Oshawa turahagera mu kanya urabona inunuza sinzi niba babonye icyo cyapa cyerekanya iki cyanditse ngo express buriya ukuntu zino highway zimeze hari aho turimo kugendera buriya haratandukanye hari handitse express kandi turimo kugenda ahantu hamwe kubera ko hariya express hari amafaranga buriya bishyura kugira ngo wihute ni umuhanda wa VIP usanzwe so kabisa hariya ni umuhanda wa VIP urumva ugendamo rwose ariko umuntu ntabwo wabona diferanse kubera ko umuntu nta mbutiyaje ihari hano hari harimo mbutiyaje iteye ubwoba noneho wandi uri muri express akagira opportunity ko ni iyi ngiyi yanditseho iriya y'ubururu cyane cyane iriya mihanda iriya byapa by'ubururu urabona dufite ibyapa by'icyatsi none hari ibyapa by'ubururu nese ushatse kujya muri uyu muhanda wakwishyuza none kandi icyiza cyabyo ntabwo uzahura n'umuntu ngo wahite ngo nguciye ngo ku kiraro ngo kuyoya ujya kubona ukabona bakohereje fagitire muri mailbox agapurake bagafashe hano niko bimeze turakomeza turaza no gushaka uburyo tujya nta hantu hari gari ya moshi tuze no kujya kuri gari ya moshi nabyo twabigeramo kabisa byose turabebereka turebe gari ya moshi Toronto igira byose umuhanda wa gari ya moshi ukuntu umeze Toronto igira byose imigani ya gari ya moshi hari imihanda noneho inuza hari amabisi noneho hari amabisi yo mu mujyi atwara abagenzi urebye kure wagira ngo ni gari ya moshi ariko ni bisi zisanzwe ariko zihora ukuntu ziba zifite imigozi izisharija ndetse byose turi buze kubibona ziri electric ubona nubwo bajya bashyiramo esanse wapi kabisa bisi ziritwara ni rwose ni electric n'umuriro twarababwiye ngo tuzajya tubaha content igiye itandukanye muzemera ariko masho noneho akandi kantu ugiye kubabwira karenzi agiye kuzajya mu Rwanda ugomba kuzadufatira content niko bimeze tugomba gutembera kuko icyiza cya hano wibuke ko abadukurikiranye ni abanyarwanda yego bari mu Rwanda bari n'ahantu hatandukanye ariko cyane cyane n'aba hano ba diaspora barashaka kumenya ko mu Rwanda bimeze tukajya mu biryo gose harimo bamwe baheruka mu biryo ngo kera cyane za capati n'ubuzima bwabo hari abavuga ngo tuvuga ngo mu marangi nanjye ariko bambwiye ngo marangi bafite mu marangi se ni hehe ntabwo urajya shahashize igihe ariko no ubushize naragiye umwaka ushize twagezemo ariya sama etage hano rero urabona ushobora kuhita wibeshya ngo ugeze Toronto ntabwo twagiye Toronto nshuti hano naho bita Scarborough buno tugeze mu wundi mujyi ni umujyi ubanziriza Toronto urabona ni heza cyane Scarborough ni nziza pe irasa neza urayibona ukuntu imeze ariko ntabwo ari Toronto yose ariko se ikintu cy'intangaza cy'iki gihugu ko nta bantu baba bagenda ku muhanda urabona muri highway ino mihanda ukuntu yagenewe kubera imodoka nubwo umubona imodoka zirimo kugenda gutya inshuti yanjye zirimo kwiruka byatari ziri ku muvuduko wa 120 urumva ziba zirukanka cyane nubwo tubona zigenda gutya ariko zirimo kwiruka urumva rero nta muntu ushobora kuba yakwambuka ntibibaho ariko none se no ku ruhande nibura ku ruhande rw'inzira ko ntabwo bishoboka ko nta nzira igomba kuba hariya kuko barabyirinze ko umuntu ashobora kuzaba yakora ereri imwe akahita yiyambuka cyangwa akagira uduhanda tw'umugabo buriya turi hirya ku yindi kote kure baba bari ku bindi bice kabisa uzi ko nta duhanda tw'abanyamaguru ntatwo muri highway kabisa baba barabyirinze barabyirinze niyo mpamvu ntushobora kubona igare cyakora moto ushobora kuyibona moto yahaca ariko igare ubu nk'abatipe bakora amafaranga urara hari ikigo duciyeho nuko wenda tugatajya ibibonye neza ni ikigo tutangiye tubereke no ku madrone gatoya nibyo
tubereka amashusho hari hano hari amateleviziyo hari televiziyo nini ikomeye cyane hano muri Canada yitwa CTV ifite icyicaro hariya muri Scarborough hari twari twiciyeho. Hanyuma impamvu dushatse kugira ngo tubereke no hejuru uko bimeze ibi biti mureba ni ukuvuga ngo twatangiye kujya mu bukonje bimwe byatangiye kuma ukuntu bigenda hano ni amasizoni yego ubu turimo kuva muri sama turimo kujya mu itafari ubwo ifari ukuntu bigenda ni amababi abatangiye guhunguka kandi icyiza cyabyo ibiti biba bitangiye guhindura amakureri buriya kugira ngo amababi biba bisa icyatsi ubundi bigatangira bigasa umuhondo. Hari icyo mbona hariya hasi cyenda kuba nka brown urabibona ya brown urabona nk'imihondo orange noneho hari ahantu cyane cyane ubwiza ubona iyo fara yaje buriya Ottawa yemeza imijyi myinshi cyane navuga Quebec ko ari iyo ugiye muri mu parike Gatineau Park ni parike nziza byatari ubona amashusho y'abantu ukabona ibiti bisa neza byatari turabona ibyicungo rero biri hano ndayibona hariya hakurya ni heza cyane twabwiye ngo tugenda dukoresha drone tugenda tubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye umva icyo bita ishusho aha ngaho nubwo turi mu nzira ariko ku mpande ntabwo bivuze yuko abantu batagize gute badatuye murayibona ariko ikintu kikwerekana ifite ubutaka mw'abantu ifite ubutaka sinzi impamvu badaherezaho ku Rwanda bureze babahereza u Rwanda nk'ikaritsiye aba ari amashyamba gusa ugasanga umuntu atuye wenyine hateye ubwoba reba iyo nzu ariko abantu bafite amafaranga kabisa ndebera pe amafaranga ariho uyu muntu wabona ino nzu ku isi ukazabura ijuru arambwiza ukuri biragoye wasanga nk'uyu aganya avuga ko ari umukene kabisa ngenda kennye y'inzumingira sha umuvandimwe udufatira amashusho ayizuminge ye papa we reba agashyamba turiye sasa hano Canada harimo abakire amafaranga amabiliyoneri twikomereze ubwo tugiye kugera dusubire mu mihanda gato ariko tugenda tubereka ukuntu ahantu hagiye hatandukanye ukavuga utari ko se twereka Toronto niba uyitwereka twereka ukuntu hirya no hino hateye hameze ubu noneho ikintu kigutangaza usanga umuntu nk'uyu nguyu urumva afite nk'imodoka ngo yasama imodoka ubundi hari imodoka z'amasezo ku bakire hari abakire none se ukeka ko wifitiye akamodoka kawe ka siporo upfa kukagira muri winter yako kaba ari ka summer kabisubitu ukakabika muri garage yawe ariko sha hano harimo abakire inshuti yanjye amafaranga ni meza amafaranga ni ukuri abantu badukurikira turabibifuje natwe tutisize cyane uzaduhereho turacyakomeza tubabwira ibyiza ariko turababwira ko Resolved ari ikigo abantu bamaze kugana ni kampani abantu bamaze kubona yuko ishoboye cyane rwose n'amadiscount bafite cyane barimo gufasirita abanyeshuri rwose ni ukuvuga rero ngo abantu barabizi ko byagoranye wenda kugira ngo abanyeshuri baze kwiga muri Canada ariko biracyashoboka ukoresheje kampani yizewe ishingiye ku mahame ya gikristo yitwa Resolved. Reka nkubwire ngo Resolved ni kampani imwe rukumbi ishingiye ku myemerere ya gikristo yiyemeje gufasha abanyeshuri gushakisha amahirwe yo kwiga mu mahanga, cyane cyane ikaba ifasha abanyeshuri kwiga muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Tugufasha rero byinshi birimo kwiyandikisha ndetse n'uburyo bwo kubona imyanya muri kaminuza nziza ziri ku isonga. Tuguha inama mu bijyanye na visa dore ko dufite abajyanama b'inzobere mu byerekeye gusaba visa yo kwiga. Hari amahirwe yo kubona inguzanyo ku banyeshuri, aho umunyeshuri abona inguzanyo akaba yakwiyishyurira amafaranga y'ishuri ndetse akabona n'amutunga. By'umwihariko ku banyeshuri bize muri science, technology, engineer, imibare ndetse n'andi menshi. Inguzanyo zacu zifasha abo mu cyiciro cya mbere bizwi nka undergraduate ndetse n'icyiciro cya kabiri ibizwi nka postgraduate. Akaba ari amasomo yigwa mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu myaka 2. Ukeneye ibindi bisobanuro wasura ibiro byacu muri Tropical Plaza imbere ya Tedemir, etaje ya mbere, umuryango C27.
cyangwa se ukanyura ku rubuga rwacu wa3.we-resolved.com. ntuzemere ko ibibazo bya mikoro bizitira ejo hazaza hawe. Resolved yiyemeje kugufasha kugera ku nzozi zawe. yego turi mu mihanda ya Toronto. ntabwo twagera Toronto ariko tugiye kuhagera mu kanya gato cyane. Ni ukuri. kanya Nuko gato ambutiyaje. twahageze. Ambutiyaje bitangiye ariko icyiza nuko ari ku ruhande rwo hirya. buri hari igihe abantu bajya bicara muri ambutiyaje n'amasaha 2 agashira rwose. Reba izi nyubako turakomeza tuzibereke gake gake tunababwira yuko mana nyagasani. ariko iyi nzu ni icyitegererezo. tuvugisha njyewe ntabwo ari ukubeshya amafaranga araryoha cyane. noneho hari ikintu utabonye wabonye ko ino nzu ifite akanuza hejuru. kariya wakita ngo iki ni nk'akantu ashaka kuri relaxingiramo se buri iyo sare esikariye zizamuka wagira ngo ni kakandi bakinira box ahubwo ariko barwana kano warazagaragara hejuru akareba ukuntu isi imeze akareba neza. akavuga ati burya siko ndi kugasongera ariko ino nzu ni nini atansiyo ifite ibyumba nka 40 nureba neza cyane pe. ariko men ubwo koko ukomeje kwibaza impamvu ngo wanasaraye burya ngejwe ndumva ryahindutse sinzi wega ngo ntuzi ndumva ijwi ryahindutse kabisa. amasaha yose twamaze tugenda waje uririmba ariko hano hantu ni harehare ni ukuvuga ngo uramutse utagize ikintu ukora wasinzira. ahubwo byabaye byiza ko byamfashije nanjye ko iyo mwibeshye mu gaceceka iyi modoka rwose sinzi ukuntu byagenda. so it's good. so niyo mpamvu rero wasaraye. reka twivire kuri inyubako z'abandi twikomereze tureba n'imihanda uko imeze n'ibiki byose. Toronto tuzajya heza ubundi wateganyije ko tuzasura hehe? urebe ukuntu Toronto ingana kuko niwo yizi kundusha niwe uri budutembereze. humura rwose Toronto ariko mu bintu byose uri bukore tuzagere ku mazi. ku mazi ubwo wagenda Toronto utageze ku mazi. rega icyiza cya Toronto yegera amazi ni ku mazi neza ntabwo ari kimwe nka Ottawa. Ottawa se amazi twaberetse iriya ni river. ni river by the way ariko hariho ndayemera kabisa. hariho n'amazi ukabona noneho hari ama island. gusa sinzi ko tuzabona umwanya wo kujya islands bafite ama 5 islands gutyo ni menshi gusa tuzari ariko sinzi ko twabona umwanya bisaba. ariko icyiza cyabyo tuzabere ku mujyi hari ukuntu abantu tuzajya nzakwereka ahantu neza ku buryo ureba umujyi neza. uzanjyana ahandi bita Zanzibar. Zanzibar ntabwo ari Zanzibar ni irindi zina. iki ni ikirabure imodoka zirimo guca hejuru yacyo na gari ya moshi cya hano actually hano hejuru buriya harimo umuhanda wa gari ya moshi. twirebera hakurya rero murabona ikigaragara nuko nubwo hano n'abatuye haba hari ibiti byinshi pe cyane. haba hari ibiti byinshi karitsiye ubona ari nyine wagira ngo ni karitsiye iri mu ishyamba. wagira ngo ni karitsiye iri mu ishyamba. amazu asa nk'aba menshi ariko ni agashyamba urabona haba hameze neza rwose bibaha akayaga. ahantu kabisa urabona ko hameze neza cyane dore ama etage. ubwo hano ni ku ruhande ntiturasimbuka neza. nureba neza ama etage nyayo hirya hakurya zaki niho hatangire. ubwo rero ku bantu badukunda nanone reka tubabwire kabisa mujye mutwereka urukundo mukore subscribe please guys. twereka urukundo. ahuza umuntu kugira ngo ndagufana ngo ko hari ikintu turabyemera pe. hari igihe umuntu akubwira content tukajyabona nk'inshingano kuzimuha kandi kuko nibyo turazemera izo nshingano. ariko nanone hamwe mutwereke yuko koko mutwereka ko mushyize mu rukundo. so reka rero ndabona uko urabona nuza yacu ya drone irimo kwerekana imihanda ya gari ya moshi. sasa dore gari ya moshi. iyo ni imihanda ya gari ya moshi. ako twibutsa abantu ni drone niyo irimo kugira no mashusho. yego noneho noneho banamenye yuko iyi gari ya moshi iri hejuru y'umuhanda ntibabone ibiti ngo bagire ngo iri hejuru. uze kudukundira hari umuntu tipe hano ukora production udufasha aze kugenda yizengurutsa noneho barebe uburyo noneho ku ruhande bitangaje uburyo bari buhite babona uyu muhanda uri hejuru y'undi muhanda munsi hari indi imodoka zirimo kugenda.
aha urabibona ni ukuvuga ngo ya gari ya moshi twabonaga hano ku ruhande imodoka zirimo kwigendera hasi yazo ziba ziciyemo hari ukuntu ariko none baba barahubatse abana bita injeniyeri b'abahanga abahanga cyane rwose turacyakomeza rero birasa nkaho twatangiye gusatira karitsiye zegeranye umujyi twenda kuhagera neza downtown ariko ndebye hariya hakurya umuzungu se yaje kuzana umwana we hanze gufata akayaga barimo barakora iki cyane ikimodoka gikora iki kiriya kimodoka se sinkibonye neza aho kuhasanga ari nta reka yongere atuzamurire twe tuba tubirebera kuri screen ya drone tuba turimo kureba ati aho hakurya bimeze bite tipe yakwerekana ino nzu nini wana sizo ukuntu nyibonye ariko mbonye ari nini cyane ishobora kuba ari nini kabisa zooming out kabisa gutyo ntabwo siri mu biki arimo arashaka kwitwereka akaragisha amaje cyane nanone ariko urabona ko mu Rwanda se batubaka gutya amatafari ushobora gusanga imaze nk'imyaka utabara yanashoboka nabonye inzu za hano zirakomera cyane ku rwego rundi zimara igihe kabisa ahantu ureba ko ari nini ndeba ari stade none se reka nkubaze ndabona yinjije umwana aranafuze hariya hanze hejuru no hasi si haba ari ibyumba ni etaje nibyo turacyari mu mihanda turacyakomeza ibintu byose bimeze fresh sana siyene mbali uracyari kumwe na Emmalito ndetse na Masho turi hano rwose iyo mihanda ni imihanda iri principal actually witwa Kennedy Street ni imihanda minini cyane tuba twenda kugera muri Toronto neza turi hafi kwita twambuka tumanuka ku muhanda witwa DVP ndetse turageraho mu kanya niho tuza kuhita tugera twambukira urabona ko dusa nk'abavuyemo tuvuye muri ya highway bayibonye yindi cyatsi iri barakomeje bari turimo kugenda twambuka ko tugiye muri VIP nuko ariko turimo tujya muri VIP tugiye kuhita twambuka tuvamo ugumyemo nibwo baguha fagitire urebye nawe wabona kazaza ari nk'udusunga who knows agaje kararenze kabisa ibaze ko ufite umuhanda uri VIP wishyura nese bishyura ku kwezi bishyura urugendo ukoze nyine kuko hano tekinoloji ni danje man buriya bahita bakubwira ati wagenze ibirometero ibi n'ibi kuri uyu muhanda urishyura amafaranga ya nayo ukabona fagitire ubona bill umuntu uza muri iwanyu bayikohereje bayikohereza iwawe kuko ku iposita hano haba hari utuntu tw'uduposita umuntu agenda agira urabona ko twinjiye muri Toronto noneho sasa twinjiye rwose ariko hano hantu ino mihanda iba yarasadutse kubera amaneje hari igihe kubera ko hano ubona ko bakunda gukora maintenance mu mihanda cyane right byo meneje yangiza imihanda niyo mpamvu bakunda kwita bayisana vuba Saza yo brother nagutindise nta kibazo nta kibazo kabisa yes ko dukurikira kamabwira ngo mukomeze muhabwe ikaze murabizi yuko ntago tugitanga karibu kwa ko ni ikiganiro mukunda mukurikira tugomba kohereza ko tutima mwifuza umusaza rero mugezeho the big man in the building bimeze bite good amfoma nizako ntagutindise nta kibazo man nose rero turimo kurelaxinga Marshali aba yaje kota akazuba nk'abakire bo bose hano abakire bose ariko nanjye wabonye ko nta kibazo nifite meze neza Emma ibyo ni ishyari akantu kari ubwenge urimo kugubita ko urimo kugurisha muri ino minsi reka tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza cyane kuba dukurikira bakunda gukurikira ibiganiro tugiye dushyiraho bitandukanye no dukurikira bari muri Espagne bari mu Bwongereza bari muri Amerika bari muri Australia bari mu Rwanda Congo Uganda n'ahandi hose thank you so much urukundo mukomeje kutwereka natwe ntabwo tuzaba tenguha none sana bimeze bite cyane hano ni fresh rusuzanye ni hehe none urabona kano gaparike urabona ko rukameze
none kiza cyako kahita kagwa view ya Toronto downtown urabona kuntu oh yego ndabona downtown urumva nicyo kintu nkundira hano dore ka kaboro karekare bagiye bavuga CN Tower iriya CN Tower urumva iriya buriya tushatse twanageraho neza twayibereka right so ntago ari kure ariko se yakwa event Toronto ni nini Toronto ni nini sana ntago twabivamo byose ariko ino park urayibona park ni nziza cyane bakaruhuka by the way Toronto no kuvuga ngo buri quartier ifite park abantu bazano bakaruhuka bagafata kayaga urabona barimo gukinisha imbwa hariya hepfo urumva ukaza nyine n'abakora n'abarya abakundana abakora siporo urabona hariya za bare hakurya okay so twigarukire rero mu kiganiro nyirizina tubabwira ngo tubafite ibintu byinshi bitandukanye tugenda tubageneza ibintu byinshi bitandukanye uyu munsi reka dutembere gato umujyi wa Toronto cyane rwose reka tubazengurutse tubereke ibyiza bya Toronto bana tubabwira amakuru agiye atandukanye tubabwira utuntu twinshi tugiye dutandukanye gusa tuba dushaka kugira ngo abantu bamaze bamenye ese mu by'ukuri aya mahanga bavuga ibintu byose bagenda bagarukaho bimeze bite bihagaze gute ese ubundi ni iki kintu uyu mujyi urusha uyu nguyu abantu twaberetse Ottawa nyina ngo bihagije twarayiberetse kabisa ikindi kiza man uno mujyi ikintu ukundira umujyi noneho bya bintu tuvuga ngo hari ngo diversity nayo ifite diversity nini kuko Toronto ni umujyi uretse navuga munini byatari hano harimo miliyoni zigeze muri enye z'abaturage it's a big city urumva wasanga zara niyongereye hano narabaye by the way nabaye hafi imyaka 2 n'igice Toronto saza nana atigeze narabaye imihanda ya Daisy wabonaga ko sinakoreshaga GPS right ayibonye ahantu hose arimo kujya ngiye nakoreshaga GPS hose narabaye kabisa ariko turabereka kabisa niko bimeze turagenda tubereka abantu benshi agiye atandukanye tugiye kwinjira nyirizina tubereka uko umujyi usa uko ibintu bimeze uko abantu bari busy inyubako zihari tuzi no kugera ku mazi hari ikibazo se hano se ariko ni nayo view man hari view Toronto beretse urugiye kuhita uhabona ku mazi neza gutyo tubona uno mujyi neza uri ku mazi umujyi wose ano mataje yose gutyo ko yabona ari inyuma yawo nta mazi dore izi bisi nta mapine zigira zirasharije ni electric bus ariko turo twumase bino byuma nibyo biha abari mu muniro urabona zino nsinga urabona urutsinga rucometse kuri kunuza kuri bisi urutsinga rwo rusharije bisi ni cyawo izinsinga zo hejuru zino zikonexe kuri bisi hari ikintu cy'icyuma uretse bivuze kubibona yego uko mbibonye kandi ikindi kintu twabwira abantu ikintu nakundiye Toronto niyo mpamvu gutunga imodoka yego ni byiza gutunga amamodoka hano ariko abenshi cyane buriya transport like public transport ni nziza byatari abenshi cyane iyo batega amabisi bafite subway urumva ni byiza cyane gukoresha ari byiza kubera ko nyine urabyumva ega na polisi yo burya ntago ari nziza ariko baramwe ngo Toronto ngo ahantu bari ngo abantu umuntu ashobora kugenda ngo akarya ngo nk'umwaka wose ngo arya ibiryo by'ubu izo ngo nanjye nazumvije tugomba gushaka umutima ndayo ariko ngo nibyo pe ngo ari abantu kabisa barya tuzashake Cedro sabe tuge cyage Cedro yatubwiye tugomba kumuhiga akatubwira amakuru yayo ariko reka tuzasaba Cedro bane aze mu kiganiro Cedro ni umucama wa hano muri Toronto uzi ibintu byinshi bya hano abantu caka rubunyuze ari umutipe twiga reka musuhuze cyane umutipe twitaga dossier uzi kugira ngo umuntu ujye kumwita dossier ubwo twinshi tugiye dutandukanye so babizi tudatinze reka dusimbuke turajya turazenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye turagenda tureba utuntu twinshi tugiye dutandukanye turajya mu mujyi turebe uko bimeze ariko hagati aho ngaho tugiye kwirukanka kugira ngo tugereyo amen ugiye kundisha tize ngo tubanze dukore tize basha twemeranye ibintu tugiye kugenda ariko hari akantu mbonye hano ndetse uyu munsi ngiye gushyiraho amafaranga umanuke hano hantu ugere kuri ya muhanda w'igitaka urumva ugere kuri ya muhanda w'igitaka reba ahantu hari abantu babiri n'imbwa urimo urahabona ugiye kumanuka ugera hariya ugaruke udahagaze amafaranga ndayashyira angahe Marsha reka nkubwire abantu badukurikiye nangahe buretse ariko ngewe hano mfite cash nta nubwo ndi buretse zose amadolari 100
ibi ni 1,000 by'amanyarwanda ni nka 90 na bingahe hafi ijana ni hafi ijana 98 ni nk'ari ijana cyangwa 90 umugiye kumva 1,000 ni hafi ijana uretse gato ndashyira amadolari desi komeza mani woza desi n'amafaranga mani ndashyira 1,000 bingahe wowe wabikoreye umva nkubwire wowe yakoreye ariko mani uzi kaya gasozi mene uramanuka wongeraho indi ongera kandi kanota none nutsindwa nawe urayatanga nta kibazo oya ariko urumva nyine ngiye ukuntu biza kugenda ubwo nyine ndemera nje nimba nabyo kuri banki niba nibyo ndashyira ijana oya mani yashyira twatuze uretse gato kamanze 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndashyiraho 1,000 ndashyira amadolari 400 ntabwo murimo kubibona okay zana seza no for real ntabwo ngweshye ndayashyiraho ngende nukambye hariya ugiye umanuka hepfo hariya hepfo udahagaze turagushyiraho kamera nshobora no guhagarara mpfa kuzuza ya masegonda ushaka wanzanye no gushyiraho drone kugira ngo nuko biseri kugira ngo ufate no hejuru n'ikirere cyose nyifate hakemaze uko namanuka akarinda agira hariya hepfo akarinda ukazamuka ngewe umva uyatware ngaya mw'abantu ngaya 1 2 3 4 ayo mafaranga manuka ndayashyiraho dore ngaya amadolari y'amanyakanada sema ubundi ayo mafaranga ni mazima bane ase mw'abantu azubundi aranuzuye reka bikwereke 1 2 3 4 mw'abantu amafaranga ntago ari mazima reba inote ya Canada irimo niba ari umwami niba ari umutsi niba ari umusinzi byari ngaya okay uretse gatoya reba hariya hari intuza y'igitaka ugiye kumanuka wirukanga gutya urinda uzamuka utahagaze na rimwe hariya reba hari umuntu wambaye akantu k'ubururu asa nk'uwirukanga ugaruke ndayago udahagaze ntago ndahagarara genda uza abashaka kuna amafaranga banjya kudabwana hayo ikintu cyemba amafaranga amafaranga yabambye umwana w'Imana sha twagiye reka tugere ahangaha bibaye intambara hagati yanjye na Marshal. Ntabwo turi bushobore gushyiramo ijwi risanzwe nk'uko twavugaga mu kanya kashize kubera yuko
ubu ngubu drone irimo gufatira hejuru kandi ijwi ritarimo kwihagera. Gusa ikigaragara ni uko marshal uburyo twavuganye agomba kwirukanka atari bwo yirutsemo. Arimo araburana akomeje kumbwira ngo nimwishyure reka nyamuhereza, ariko mu by'ukuri atsinze kubera kameramani kuko ari urimo kumushyigikira. Ababurana rero ngo ari babiri, umwe abayigiza nkana, ariko nanone ngo ushyigikiwe n'ingwe aravoma. Ubwo bivuze yuko rero uyu mukameramani aramufashije, yemeza yuko amafaranga yatsindiye. Ubwo rero nta kundi marshal atsindiye amadolari 400. noneho marshal imihanda ndabona twayitangiye ubu, noneho uyu ni umujyi tugeze muri Toronto. bayibonye ariko nayibonye kabisa. yumva ni hahandi urabibona ukuntu haba hameze. none se ko ndi bano harimo imirongo, iyi mirongo niyo urabona ko no mirongo ubundi n'insinga hejuru. yego urabona kare nigeze kubwiraho gato nitugera muri downtown neza. yego ndibuze urabona ama street car, bundi babyita street cars. ni nk'ama bisi ya hano. ino mihanda ino minuza rero niyo ibiha amashanyarazi. no vuga ngo insinga ziri hejuru nizo zisharije iyo modoka kabisa kuko ibiri connect. Urabona ngo uyu muhanda witwa Bay Street, ni umuhanda munini cyane kabisa uzwi downtown, umuhanda munini cyane. Senga karitse kwa kurusanga karitse nyine twika ahantu bahazi. Niye hazwi cyane hano muri ayo makaritse. Men ahantu ngiye nemera cyane kurenza ahandi hose. Ahantu yitwa Danda Square. Urabona ko buriya igihugu hari ibihugu byinshi cyane ibintu byateye imbere biba bifite ahantu hatandukanye. Hari Danda Square. Actually mukanya turatogera. Urabona Young Street. Ino ni Young Street tugezeho. Ino bisi ni y'abaturiste urabibona. Hano baba barimo gutembera, ni mukerarugendo kabisa. Baba barimo kubabwira amateka. So sasa rero Danda Square turibuze kuyagera mu kanya. Turetse naho imbere neza urabona ayo screen. Yego. Naho Danda Square. Ubu hano niho hantu umuntu wese wabaye muri Toronto itagura niko bimeze. Actually ni kwa Rubangura kubera ko no kwa Rubangura bari bagiraga screen. Ni gutyo Danda Square mera. Reka tubanze duparike hano ho gatoya. Ariko tureta dukomeza. Okay. Urabibona Danda Square turaharenze. Ariko urana kuntu nka niyo kigira Times Square. Yego. Danda Square. Danda Square. So urabona tugiye kugera kuri hari umuhanda wita King Street. Nuwo ayo maferuje neza. Umuhanda umanuka ni King Street. Ariko zino etaje zimaze imyaka ingere tubigisha. Ibi bintu ni kwa kundi baba boka imihanda. Yego. Barimo kuyisana. Urabona kino kiraro hano kumanuka hasi. Ubona aha no kujya muri nuza muri subway kujya gutega nuza gari ya moshi. Aho niho rero bahita bamanuka bakahita bajya gutega za gari ya moshi. That's very nice. Ariko urabona harimo constructions, niyo mpamvu ubona ko bitaryoshye cyane, ariko man Toronto this is the city. Cyakora uyu mujyi kabisa. Ni umujyi uri busy cyane. Warubatswe. Ubundi uzwi nk'umujyi w'ubucuruzi. Cyane. Commercial city kabisa. So urabona nk'ukuntu turimo kugenda gutya. Actually aburiya hari amanuza amagari ya moshi arimo kuduca hasi. Buriya niyo mpamvu ubona abantu bita bamanuka muri esikariye hasi. Buriya amagari ya moshi ari hasi mu butaka. Zigenda zica. Wellington is one of the. Ubu ni ukuvuga ngo gari ya moshi ubutaka buri hejuru, abantu barimo hubatse ama etage n'iki hasi hari imihanda hasi kabisa yirukanka. Yatari nyamuni reka tumeka cyo twikomereza. Hano barambwiye ngo umunyamaguru ho nta mikino agomba kububahiriza kumwana. Ariko nahantu hose by the way, nahantu hose kabisa byakora uko bimeze. Ubonye ati ikintu kimeze nk'ikinyoni. Ikinyoni giteye ubwoba. Actually urabona n'umuhanda turiho. Twavuze ngo Young Street. Yego. Wazi ko Young Street ari umuhanda wa mbere muremure ku isi. Uri ku muhanda wa mbere muremure ku isi. Wodi mini muremure. Niyo mateka yawo. Muremure se gute? Nta wundi muhanda muremure wari waho muremure nk'iyi ino yangu urimo kugenderaho. Muremure mu buryo bwa kilometero. None se imihanda ntabwo ndimo kubyumva. Buriya imihanda baba barayibaze baravuga ati uyu ni muremure.
muremure se umuntu avuye hano se ajya he ajya muri Amerika afite umuhanda umwe agenda uragenda ugahindura izindi zina reka ni hatari kabisa harimo utuntu tw'udukoryo ziriya U-Haul ni izimura abantu ziriya ni amamodoka yimura abantu ni kampani yimura abantu kabisa yitwa U-Haul imaze kubaka ubukombe nanjye ikintu kintangaza cyane umuntu aragafata nyine akaba ari we uyobora tu usanga nyine ikintu aha ni ikintu bakundira urabona nk'iyo uri rwiyemezamirimo ukaba warafashe izina avuga ati ngewe nzajya nimura abantu yego ushobora kugira aba competitors byo ntabwo bajya babura ariko kenshi cyane hari ukuntu amategeko aguproteje pe ni wowe wazanye innovation yego hari ukuntu kabisa yaba kugira na wa mucompetitors uje wa mucompetitor uje nawe amenye yuko agomba kuba birimo neza niyo mpamvu usanga y'uhoro nyine yafatishije neza kabisa tebwo turimo wahabonye ariko hano guca mu muhondo biremewe ariko biremewe ikibi ni umutuku turimo turasatira turimo gusatira amazi tujye ku nyanja amazi nari nanze kubwira ngo ati ndagutungura ndagutungura akaza tugera ku mazi neza hano umuvandimwe arashaka kwambuka rwose amacibiri ntabwo twareka ko yambuka reka yambuke turacyakomeza ibintu bimeze fresh sana wowe ukurikira umenye uti Toronto imeze gute sasa rero noneho dore amakaritsiye dore ariko ifaranga rikora akazi we ni gutyo dore naha rwose ino ni Toronto ahantu ntibajya bahakina filime barakina amafilime menshi buriya amafilime menshi cyane ya Hollywood ubona bavuga ati ni abanyamerika USA akenshi cyane bazishutingira hano muri Toronto barazishutinga bashutingira amafilime hano menshi cyane ashoboka ngo bafunga n'imihanda ngiye rwose hari igihe ko na kera nabaga hano urabizi so hari igihe rwose nabaga ndi nko gukora cyo kubona barafunze hari igihe bigeze gushutinga nuza Spider-Man abantu bahita bafunga imihanda Spider-Man nayo yashutinze harimo parties zimwe kabisa bashutingira hano harimo amafilime menshi cyane bakunda bakorera hano filime yitwa Suit ni TV show Suit yakorewe muri Toronto ni filime zikomeye cyane ku rwego rw'isi turacyabatembereza kugira ngo mumenye nyamuneka umuntu yumva ngo ese mahanga muri Toronto cyangwa se ukaba muri Amerika utaramenya umujyi wa Toronto uko usa uri mu Bushinwa uri mu Buyapani n'ahandi hose turacyari mu gasama niyo mpamvu mubona abantu bacyambaye utuntu tw'utu bucikopa n'iki ariko biragenda bihinduka gake dore umunsi n'akavura kaguye murabona yuko n'ibiziba biri hasi amazi tugiye hose ni hagana hehe ni uretse njye nzajya ngutungura sinanakubwira uko wageze iyi ni hoteli ariko wasanga ari n'amapato babamo simbizi ariko ngenda nkubaza nkaho buri karitsiye yose iyi kizo cyabyo hano yego nahabaye imyaka ingahera nimba ari imyaka 2 hafi 3 nabaye hano kabisa muri no mujyi ariko hashize imyaka igeze muri 7 mavuye man 7-8 ariko yego nyine ni umujyi nkunda kuza gusura abashuti urabona iriya nuza iriya modoka ciyo iriya ni go train ni gari ya moshi kabisa iriya nayo ijya mu ndende ahantu hatandukanye ni hanini nini cyane iki ni ikiraro iki ni ikiraro ubwo hari imodoka zica hejuru izindi zica hasi muri handa wa gari ya moshi ngiyi rero Toronto yawe hari igihe u Rwanda ruzaba rumeze gutya nibyo hari igihe u Rwanda ruzaba rumeze gutya my friend reka twikomereze imihanda ya Toronto Toronto ni nini uvuze ngo ugiye gutembera turagerageza ariko ntabwo twarangiza byose twumvikane nubwo birimo kugenda bwiramo ntitugende tutageze kuri bwa bwato ahandi baparika nka za taxi za Nyabugogo yego barahandahiye ndashaka kuhagera kabisa turahagera abantu hariya ni heza cyane hano ni sawa cyane ni heza hari abantu bakurikiye barimo kumera nk'abantu barimo kureba filime arimo kuvuga ati mu buzima kabisa abantu none uyu munsi mudukorera agashya mwakoresheje drone mutwereka ibintu mutweretse umujyi mutweretse oya kandi abantu baba bakigenda no kuri matabaro
ibiryo amatabaro barazikunda hano cyane erega ni siporo baba barimo gukora abazungu bakunda kabisa ni siporo rwose hano ni ahantu heza cyane icyiza kino mihanda baba barashyize umwanya w'amagare ahaca yego nicyo cyiza cyabyo ariko se iki gihugu cyuzuye amazi ahantu hose unarebye no kuri mapu zize ku buryo ubibona wagira ngo turi ni actually ni island ubibonye kuko turi mu mazi ubundi Canada wagira ngo ni island reba noneho sasa akariya kantu wahabonye dore ngaha rero sasa tangire murebe ubu ni bwa tujye turaba mu mafilime iriya kariya kantu karekare iya bayita CN Tower ni ukuvuga ngo iyi muni niyo Toronto kugira ngo Toronto dore ngiyi nkuko umuntu ajya convention akamenya ko yageze mu Rwanda nuko rwose kandi iriya CN Tower urimo kubona ndende ubundi hari ibyo bita ngo 7 wonders kandi nigire hirya gato ya ndebe ni mushaka mukomeze mu filime hari ibintu birindwi byiza byo kwisi yego iriya CN Tower yigeze kuba one of the 7 wonders of the world hari miriya hari Toeferi yo mu Faransa hari ikiraro cya mbere kirekire ku isi actually kiri muri Canada ahantu hitwa muri PEI ikiraro twara nk'iminota 10 hafi 20 utwaye ku hejuru yaho actually gitraversa ocean so urahabona ariko man ariko se wa mugani siko imoye ancika Dani yaryohewe na ndimo kureba ukuntu bavuga ariko se hano hantu nta kuntu umuntu agura ikibanza ikiguzi se ufite amafaranga ariko se wa mugani ariko birasaba ariko Dani waragafashe man waragafashe we nta kibazo Dani waragafashe no kutabyemera man taratiye kamera isagira amasoni yes reka turacyakomeza urabona ukuntu kamakaritsiye hano ni mu makaritsiye hano ni mu makaritsiye naho hari abantu b'apartema abantu babayemo ahantu heza kabisa abantu baryoshye mu by'ukuri impamvu wenda barimo kureba amashusho turimo turagerageza kugira ngo tubatinza tugende tubereka ubwo rero ndabona butangiye kwira niyo mpamvu twafashe icyemezo turavuga tutireka dusimbukire hahandi tuharunguruke kuko ikirere kirasa nkaho kigenda cyicuma gake gake nibyo ariko ntacyo nubwo hagira burya iyo bibaye nijoro ni byiza ishusho hari igihe tubereka ariko tuze kunyereka no mu mujyi gatoya ari nijoro ariko nabyo nta kibazo nk'ukuntu wabonye umujyi yari nijoro nabwo biba bigisa ariko iri shyamba ntabwo riragira niba nuko rituri amazi ntabwo rirahinduka rero n'abantu bari hasi dore sha uretse urebe hahandi Nyabugogo handi baparitse amataxi nyine ubu ni ubwato gusa kandi abantu bafite ubwato burari private nyine buriya n'ubwabo n'ubwato bw'abantu nk'uko umuntu aparika imodoka no cyane gusa nka kuriya uri gukodesha nyine ahantu parika ubwato umuhishyura ubundi ubwishyura par season papa we noneho sasa urabibona nawe urumva ni Nyabugogo neza urabona hatangiye kwira noneho barambwiye ngo hano ngo hari ngo ukurikira ziba zimeze ziri mu mazi hagati harimo amamodoka aparitsemo mu mazi hari ukuntu rwose wese uretse uribuze kubibona sinzi nimba uzashobora kuzuminga ariko urabibona kariya nk'akamodoka urabona imodoka ziba zirimo kugenda kandi ziri hagati niyo ngo harimo n'ubutaka ukuntu ahantu ni heza byatari turi ishyamba ngiyo Toronto kabisa ngiyo Toronto umunsi umwe tuzagira abantu biyangane ishusho nitangira kwijima ntabwo turimye baturenganye rwose bwato ukuntu bungana urabona ukuntu kameze nk'agashishi kare kure cyane actually buriya babwita sailboat urabona kariya kantu ko hejuru ko gahindura direction y'umuyaga ashara mushiti wanjye ufite ubukodesha tugomba kuzagira tuzabatembereza tuzakora ibintu byinshi bitandukanye icyo dushaka no kugira ngo mubone icyo bita full package content kabisa mwifuza ngira ngo ahantu mu kanya tugiye kwicara hari ahantu bakirira abantu tugira uko twigenza ntabwo turi bigaragaza ibyo ngibyo ariko twashaka ngo tubereke abantu tugiye kujya
yego umuntu aba yakoze agomba nibyo kugenda akagira niko bigenda niko bigenda rwose umuntu aba yakoze aba agomba kugenda akagira akantu afata kabisa kaho gato uko bimeze yeah so ubwo rero baramona hari ubwato burimo no kwirukanka cyane sinzi niba urimo kubona hakurya urimo urabona burimo kwirukanka bagira ngo burya mu Rwanda bakunda kuvuga ngo ni vedette vedette gasha right abati vedette oh man gira ngo ubwo nunabona hakurya handi akosha birimo biragenda biba nijoro birimo kugenda bwira urabona nuza beach ni yego so urabona nubwo bwije ariko abantu baracyarimo kwinjoyingaho gato mu kanya rero ikirere n'igihinduka turongera tubibereka mureba ukuntu ibintu bigiye bihinduka ariko icyo twabwiye nuko tubafitiye icyo bita image ikintu cyose muri bwifuza kabisa mushaka kumenya muri Toronto. Yes, muracyari kumwe nanjye Emmalito na Mashari tubabwira ko ibintu byose bimeze fresh, usiende mbali lazima utapata chenye unataka kama mbaya. Yes I. Reka rero dukomeze imihanda hagati aho ngaho tunababwire yuko Resolved company imwe rukumbi yagufasha kugira ngo uze kwiga muri Canada, muri Amerika, muri Australia, UK eban no kuvuga ngo nguriye umubyizi mukwe ngo ntako batagize tuba twababwiye ngo nuburi umubyizi mukwawe nta kazi kanyu uzavuga rwose ngo twebwe ntacyo tutakoze so resolved tuzajye tubibutsa abantu n'ahantu iri yego no kuvuga ngo headquarters hano muri Canada irahari ngira ngo abantu bashaka no kugira ngo bamenye byinshi kuri resolved twakoranye ikiganiro na Bigael murebe hepfo rwose hari umukobwa hano muri Canada twakoranye ari na she's the CEO and the founder of Resolved kandi hari n'ikindi tuzakora turimo gupanga muri siri imbere turimo turapanga no gukora n'abo yafashije kugira ngo noneho muzajye mubibona rwose muzumve testimonies zihari muzajye mubisobanukirwa ejo bundi mutazavuga ngo babatubuzi ngo bagize gushyira gutya korana n'umuntu wizeye agufashe uvuga uti ahangaha ntabwo nibeshye hanyuma rero ubwo tubabwiye ko muri Canada ushatse wa bookinga appointment biroroshye cyane kuri website yabo wa@weresolved.com cyangwa se ukanabasura mu mujyi muri hariya muri city of Kigali haya kuza umujyi rwagati rwa Kigali abantu batumva ko tubajyanye mu mujyi wa Kigali ushobora kuvuga ngo city of Kigali bakajya ngo tubajyanye mu mujyi wa Kigali kuri district ni imbere ya Tedemir muri Tropical Plaza first floor umuryango wa C27 C27 ubundi ujye kubaza byinshi kuri Resolved. Reka twikomereze sasa ubundi twinjire gatoya muri night turebe ese tuvuye gatoya kuri ubutaka bimeze bite hakurya hariya bimeze bite Emma urabona noneho ukuntu umujyi uba umeze nijoro reba iyo shusho ndimo ndabona hakurya ibintu bimeze fresh sana hariya buriya uyu musore arimo kutwereka ntabwo ari handi muri quartier ukuntu hasaga ni hahandi kabisa ni handi twari urabona mu mujyi ukuntu kabisa ni mu mujyi urabona ukuntu hameze rero ndabona nta kintu tutabahaye mu by'ukuri nta kintu tubimye rwose ntabwo tutagize ariko reka dukomeze tugere imbere yego tuze byibuze kugira turi buze gusoreza kuri nuza actually ni naho tuza ku actually tushobora no gufata amafunguro ya nimugoroba hafi na nuza na Dundas Square Dundas Square hahandi ni hafi na Zanzibar Zanzibar banza barahakuye ariko sako harya mbwiye ngo hakorera Zanzibar n'aba stripper ni strip club yes abantu rero bageze ubona ngo Zanzibar kagira ngo ni Zanzibar nyine n'abantu benda naje uko Zanzibar we know I know ariko mende so nanjye mba numva babivuga dore kanuza bakabonye hariya hakurya no bitewe n'ahantu akaritse turimo hagasize kakandi kagasongero ka CN Tower
agaziba turakikomereza kabisa. Ubu ngubu ibintu bimeze fresh, turacyakomeza. Ariko reka duce ahantu, reka twihute ku buryo tuza kugira duca nko muri karitsiye tukajya nk'aho ngaho tubwiye. Yasha nta kibazo kabisa. Okay. Yes, I. Aha rero tugeze Winners. Winners ni shop nini cyane, ifite n'ibyicaro byinshi, urabizi ko za Winners ziri no muri Ottawa, so ziri hose kabisa. Winners nicyo cyiza cyane, abantu ukuntu hava ibintu byinshi cyane bya make. Urabona ngaha rero, ngaha rwose muri Dundas Square. Turahageze, buriya turahavuye, tuhita dukomeza tujya gushaka amafunguro. Reka tureko twigenza, icyo dukoze ni ukugira ngo tubereke umujyi wose. Reka twongere tunagaruke wenda tuberekana hakurya uko amakaritsiye yari ameze, ibintu tubabwira ngo bimeze fresh sana. Musiyene mbale, mukomeze mulayikinge, musharinge, mutwereke urukundo, natwe ntacyo tuzabima mu by'ukuri. Nimushaka na za Dubai tuzagerayo cyane, bitewe n'urukundo mugenda mutwereka. That's true. So we have to give you the best of the best. Reka tugire ngo bye bye, ciao ciao, nakagaruka. Masho alongside the one and only Emmalito. Twereka skabakawa. Masho, musi twabasezera koko? Aricyo tudakoze rwose, ntacyo tutabahaye. Yego, mulayikinge, mutwereke urukundo, musharinge iki kiganiro ku bantu bashaka wenda kugira ngo bagire amakuru. Umunsi twashatse kugira ngo tubereke utuntu tworoshye cyane. Ubundi reka natwe tugiye urabona utuntu twatangiye kuvuza hano biremewe. Tugiye kurasa fireworks kabisa. Tugiye kurasa hano wiyicarira ahantu n'abajama bari mu kirasira fireworks. Rero n'utwo turimo kuturitsa, ariko ziba zisakuza cyane, zigera na kure mutagira ngo cyane rwose. Okay, reka tugire ngo bye bye, ciao ciao. Bye, thank you so much. All right. Reka nkubwire ngo Resolved ni kampani imwe rukumbi ishingiye ku myemerere ya Gikristo, yiyemeje gufasha abanyeshuri gushakisha amahirwe yo kwiga mu mahanga, cyane cyane ikaba ifasha abanyeshuri kwiga muri Canada, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu Bwongereza. Tugufasha rero byinshi birimo kwiyandikisha ndetse n'uburyo bwo kubona imyanya muri kaminuza nziza ziri ku isonga. Tuguha inama mu bijyanye na visa, dore ko dufite abajyanama b'inzobere mu byerekeye gusaba visa yo kwiga. Hari amahirwe yo kubona inguzanyo ku banyeshuri, aho umunyeshuri abona inguzanyo akaba yakwiyishyurira amafaranga y'ishuri ndetse akabona n'amutunga. By'umwihariko ku banyeshuri bize muri science, technology, engineer, imibare ndetse n'andi menshi. Inguzanyo zacu zifasha abo mu cyiciro cya mbere bizwi nka undergraduate ndetse n'icyiciro cya kabiri bizwi nka postgraduate. Akaba ari amasomo yigwa mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu myaka 2. Ukeneye ibindi bisobanuro wasura ibiro byacu muri Tropical Plaza imbere ya Tedemir, etaje ya mbere, umuryango C 27, cyangwa se ukanyura ku rubuga rwacu wa@we-resolved.com. Ntuzemere ko ibibazo bya mikoro bizitira ejo hazaza hawe. Resolved yiyemeje kugufasha kugera ku nzozi zawe.